ibintu nahanuye neza yahamye nuko Budembe hakugize uziko rwose bitewe n'imico ye n'ingeso ze mbi gusa nyine natihana azashya wakwihebeye n'isi yewe maribori widusangu umuntu mwiza no kuba yaremeye ko muhava nabyo si bibi ariko se buriya ubasha kuba manajinga gute bariya bose bangana kuriya Okay, reka tubyihorere ibi ngibi mwese ko turajya kubasura cyangwa ngo ube bako urashaka igicumbi nyakaka none ukuri ndashaka icumbi pe urashaka icumbi wowe habaye iki nyine mbabarira n'ukuri pe ndakubaza iwawe habaye iki simiruka barakujyanye kwa muganga none se warakize basanze suri muzima n'ukuri mbabarira nta coronavirus bagusanzemo mbabarira uncumbikire pe ariko uzi ko rwose n'ukuri ko Imana hari ahantu uzi ko bari bampaye igitanda cyangiye nyine ndabaturutse rwose ndagiye mbabarira ahubwo ncumbikire n'ukuri uturutse kwa muganga ubu ngubu uje batakuvuye coronavirus uje kuyitwanduza twese oya genda se nshaka kumufata icyaha ntayo oya genda rwose ntago nta cumi naguha ahubwo reka nkinge nkwereka icyo nkora umbwire pe ariko se ubwo akakubwira ngo iki cyanya kagabo ngo harera Imana ngo habyara Imana ngo Imana nitanga urubyaro ngo nizabarera ariko icyo nakumenyesha cyo ndarambiwe ndarushye pe ariko se Mana abana barindwi ngo aracyashaka kubyara abandi iki ni ikigeragezo pe gusa ihangana Imana irahari njye nabaye nduhutseho gatoya ngo cumbetse baramufashe wenda harazaza yarahindutse uraho neza Dudu ari makumbuye kira agatebe mwicare akoze aha ibudambe ni amahanga da arahindura aha ntago ari cyane mbese ibudembe icyo cyorezo mwarakimenye aha njye cyari kimpitanye abajyanama b'ubuzima bamba hafi ego kumana none se nawe warakirwaye gusa nyine twese tugomba kwirinda tunarinda abandi gusa twebwe ubunero ntiyayindi ntaba ari njyewe ntaba ari njye pe iyo niyo ntero iri budembe ariko wabaye mwiza cyane mbarakeye waratwanze muko ndabira ibyo bintu yambaye semana wamenya ari ibiki none se nta nubwo mumenye yuko icyaro kiba kibakumbuye niko he iyo nta gakuru kamari bose babuze ngo tubwire nzi ko yaje niwe naje kureba uko ameze ahubwo se ameze ati niwe warunzanye naje kureba twarihanaguye nishyuye nanishyuye cy'inyange ngo ajye kumunshakira yagarutse amara amasa ese yaba yaragize ikihe kibazo koko yaraje turabana nyuma aza gushwana n'umuntu twabanaga ngarutse mu rugo nsanga ntawe uhari gusa natekereje ko yahise aza hano mu rugo
niyo mpamvu naje kureba ko hari. Uko ku mukobwa wanjye yabaye iki? Izi ni ingaruka zo kuba ntaramubwije ukuri. Iyo nza kumubwiza ukuri ntabwo ibi byose biba byarabaye. Ibiki se utamubwiye? Ibyo muri herera abandi ni ibiki? Amakuru ki Maribo? Ni meza Tade, wowe se? Ni sawa nanjye kabisa. Ndabona uzanye amahaho. Niko mba mvuye guhaha kugira ngo umuntu yimeze neza. Nonshore. Ntago nagucura, nawe urabizi. Okay. Kanise abaza ndabona ari byiza. Ndabona nyereka duteye. Yego. Waramutse Kinya. Kinya, ubwo nta soni koko uramereza intoki uvuye ahantu hanze utigeze ukaraba amazi meza n'isabune. Singiriye akandagira ukarabe kuki udakarabye. Kandi gaho ndebera, reba n'ukuntu wambaye agapfukamunwa. Ubo kambariye hanga kukananwa kuki utakambara neza. Kandi nduzi ko ari wowe ugenda wigisha abantu hose ngo ntibambara agapfukamunwa neza. Genda ubanze ujye gukaraba. Ubone kuza kunsura. Nibagiwe rwose. Ntabwo ugomba kubyibagirwa. Karaba neza, ujye ushyira no mu ntoki neza no mu nzara. Kinya, uri kunyumva? Ndakumva. Aho karaba neza hanyuma rero uze hano. Sawa, uzanye iki? Otumbese noneho yaratorose ibitaro. Ngo yagize ate? Yaratorose ibitaro da. Yego mana yanjye. Ariko amahoro nuko inzego z'umutekano ziri maso. Yashize akanya bahise bamucakira nanone. Yizize wenyine yizize. Dore ubu yaraye muri buroko. Kankubwire buriya rero cumbetse agira umutwe ufunze kandi ntazi yuko amagara aseseka ntayorwa. Kinya, kumona washize. Reka narenje ngompe ku muti. Nguhereza umuti? Kinya, ubu urumva koko ubwo naguhereza imiti ntazi uburwayi urwaye? Uzi ikintu nakugiraho inama? Nakubwira ngo ujye kwa muganga bagusuzume kugira ngo barebe indwara ufite hanyuma babone kuguha imiti. Humura nta mwana uri aha ngaha n'ijye njyenyine. Erega nkuko nabikubuye ubushize konsense. Noneho rwose ndajya kwihagarika nkababara cyane rwose. Noneho byageze naho imbere umutima yatangiye kuvamo ibintu by'umuhondo. Kinya, umbwise ukuri.
muri iyi minsi ntawe wigeze ukora imibonano mpuzabitsina idakingiye. Erega mu cyumweru gishize ndi mu mujyi nahuye n'umukobwa umwe n'uwo gusa keretse niba nibagiwe n'uwo gusa kandi babikoreye aho ngaho. Nta wundi muntu mwahuye? Kinya reka rero nkubwire, ugomba kunyarukira kwa muganga bakabanza bakagusuzuma ugatanga ibizami byose kugira ngo barebe yuko ashobora kuba barakwanduje wenda n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Erega na sida utaretse, urumva kugira ngo baguhe imiti. Ariko noneho nawe konsensi rwose wangiriye inama, ariko iyi ngiyi noneho irandangije rwose. Gusa ari igihe ntibaza gusa najya kwa muganga namusensanzuye ari umugore cyangwa umukobwa natangira kwiyambura gute koko? Yego mwana umva Kinya, bariya abaganga b'abadamu cyangwa abo ngabo uri kuvuga b'abakobwa nizo nshingano zabo kandi bagira ibanga rikomeye cyane, urumva bakakuvura. Iyindi nama ndi kuguha rwose, vanamo ipantaro ugiye mu bwiherero, reka kuvanamo ipantaro ugiye mu busambanyi. Ubu ntabwo ubona yuko indwara harimo na sida n'ibindi byose byandurira mu mibonano mpuzabitsina bitoroshye? Konsensi birabibyuye rwose ntibibe amaraso. Ngaho rero ihute rwose ujye kwa muganga, niyo nama nakugira. Ngaho ugenda ujye kwa muganga. Kangende wirirwe rwose. Iyi nyagwa narayisuzuguye none impejeje aha koko. Iwanjye naryaga icyo nshaka nkanywa icyo nshatse, none ndarerera aha ngaha. Mana nk'uko wafashaga basogokuruza, niko natwe dufasha mu myaka iri imbere.